Sitasiyo ya Ngoma mu karere ka Ngoma. Noneho urukiko ruza kunkatira runyohereza muri gereza nkuru ya Rwamagana. Bankatira imyaka 4 rero, imyaka 4 bamazije kuyinkatira. Ndagenda ngerayo muri gereza nkuru, ariko Imana ibana nanjye. Nagezeyo mpita mpurirana n'umuntu nzaniye matera nini nziza. Mpageze abayobozi barambwira bati twakwakiye umwanya mwiza. Ndagenda mbaho neza, nzana Imana impana telefone yo kujya nsengera abantu muri gereza. Mbese ndisobanura ariko biranga. Urukiko rurankatira. Urukiko runkatira imyaka 4. Imyaka 4. Ndagenda ndarira ndasenga nsaba Imana imbabazi aho ndi muri kasho. Nsaba Imana imbabazi. Imana irambwira ngo banzugeraho nshaka kugera, ngo ari naho ngira ngo ugende uvuge ubutumwa. Uri mageragere wari ufungiye? Nari mfungiye Rwamagana kuri gereza. Nari mfungiye na sitasiyo, nari mfungiye ari sitasiyo ya Ngoma cyane. Amen. Shimye Imana kubera ko ibintu byose bijya ko tubaho ibanze katubwira. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose, abari i Rwanda, abari hanze yaho, mwese turabifuriza kugubwa neza kandi mugubwe neza cyane. Nkuko mubibona kuri kamera zacu, turi kumwe n'umukozi w'Imana. Hari haciye iminsi tutari kumwe, yarari mu rugendo ahantu hatari hafi. Uraho neza mukozi w'Imana? Ndahambura. Yesu nashimwe. Yesu ahimbaza. Amakuru y'iminsi. Amakuru turaba. Ntabwo turi buze gutinda, reka ngusabe kugira ngo mbere yuko tugiye kuganira ubanze usenge Imana. Banze usuhuze abakunzi bacu nurangiza usenge Imana. Ndabasoje mu izina rya Yesu. Imana nziza, Imana y'urukundo, turagushimye turaguhimbaje. Tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko warinze inshuti zacu zose, ukarinda imiryango yacu. Komeza rero no kuturinda, tugire neza tukugeraho umugisha. Bana natwe rero muri uyu mwanya tugiye kumanura nawe tuvuga ijambo ryawe, tuvuga kugira neza. Ngaho rukira kubana natwe, turasenze kandi turizeye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane ko udushyize imbere y'Imana. Hanyuma uyu munsi wa none tugiye gukora ikiganiro navuga ngo gitandukanye ho gatoya n'ibyo twari tumaze iminsi dukora. Abantu benshi bajya bakunda kwibaza, Eric, ndagira ngo ubushize hari ikibazo nakubajije. Ndakubaza ntese uri umugabo, uri umusore, ko abantu bahora babimbaza. Burya nototeraga kugira ngo nzakubaze niba ushobora kuduha ubuhamya bwawe, kuko ubuhamya nabwo burigisha ku rundi ruhande. Urabuduhereza? Ndaba nta kibazo, bamwe se ko baba bahari. Bamwe baba bahari, nta kibazo ndaba. Karibu rero. Ni ubuhamya bw'ubuzima umuntu aba agiye anyuramo. So ushobora kuduhereza ubuhamya kugira ngo uyu munsi ube uri umuhanuzi kandi uhanura bigasohora. Hari ibintu byinshi wahanuye birasohora. Tuzagenda tugarukaho mu biganiro byacu kandi bigaragara pe. Warumbajije ku kijyanye n'iby'ubuhanuzi, ku kijyanye ubuhamya bufite gihamya. Ubuhamya rero reka mbere ko icyo ngicyo cy'ubuhanuzi. Ubona natangiye
gusenga ndabyibuka nari muto nubwo ntabwo nibuka imyaka nari mfite icyo gihe, ariko nari muto cyane, nari muri ba bana batera udupira twa karere, ngira ngo murabizi mu cyaro, ugasanga mbese akavumbi kakurenze, wajya kuvoma ugatinda, ngira ngo murabizi. Urumva icyo gihe nari nkiri umwana, nari nkiri mutoya, nari nkiri mutoya. Mu bijyanye no gusenga rero ndumva ari bwo buhamya hanini cyane nagiye mpura nabwo, hari ibyo mbajije bijyanye no guhanura. Impano yanjye y'ubuhanuzi Imana yampaye nkiri mutoya, kandi n'ijwi ry'Imana rikajya rinsanga rikambwira, nkajya mbanza no kugira ubwoba, umuntu mvugishije ninde ko namubona, nkibaza umuntu mvugishije nkayoberwa uwo ari we. Ariko uko ngenda nkura, uko ibihe bigenda bihinduka, uko imyaka igenda iza, ndushaho gusobanukirwa. Ndabyibuka rimwe muri 2000, urumva nari nkiri muto cyane, nari mutoya mu mwaka wa 2000, nari mutoya cyane. Ndabyibuka naragiraga inka, ndi umwana muto nyine. Yego. Noneho twajya kuragira inka, urumva mu rugo habaga inka, twajya kuragira inka rero abana bakajya kwiba ibigori, bakiba ibijumba byo kotsa. Noneho icyo gihe ijwi riza kunsanga rirambwira ngo biriya bintu ntukabirye, kuko ni ibijurano biba byibuke. Ndabyibuka rero icyo gihe ijwi ryaransanze ngira ubwoba. Icyo gihe narasengaga, ariko nasengeraga mu badivantiste, kuko nari umwana, nari ntaranabatizwa, ntaragira nte. Yego. Ariko abadivantiste bamwe bagira amasengesho nijoro, nkagira amasengesho, nkajya njya mu masengesho ya nijoro, bibaho cyane, babyitaga ibyumba. Ariko ntabwo nari nzi ibyo ari byo mu kigero, ntabwo nari nzi aho byerekeye, sinzi n'aho biva n'aho bigana. Mbaho rero muri ubwo buzima, Imana ikajya imbwira ijwi gutya, ikambwira mu ijwi. Nyuma rero nza kwerurira ba bana twaragiraga inka, ndababwira nti njyewe ntabwo nzongera kurya ibintu nk'ibyo. Hari ijwi ryambujije, ijwi ryambujije kurya ibintu byibwe. Yego. Rwose icyo gihe ngeraho cyane, ndakizwa, numva ku mutima ndakijijwe cyane, ku buryo nageze aho ngaho bigera igihe numva naho nakipfira, kuko mama wanjye yambyaye ndi umwana umwe. Mama yambyaye ndi umwana umwe, kandi apfa akiri mutoya, aribyo byagiye nyine, apfa afite imyaka 30. Urumva arakiri mutoya, apfa ari igihe yabyaye jyenyine, ansiga ndi mutoya, ntangira ubuzima bwo kurerwa na muka data. Urumva narakubitwaga, nahoraga n'ibibazo byinshi bitandukanye. Najya kuragira rero, nagera mu nka nk'aho ngaho nyine, abana bakagenda bakiba, bagacukura ibijumba, bagaca ibigori, bakotsa, bakamuhabwira hoya, yewe ntabwo nshaka kugira, ntabwo sinshaka ko birya ibintu byibwe. Mbaho gutyo rero kubera rya jwi nagiye numva. Najya kuragira, Imana ikambwira ngo nzakurinda. Ubwo rero nkagira igihe natekereza ko nta mama mfite, natekereza no kuntu iryo jwi riza rikampa icyizere, kandi rikambwira ngo nguhaye agakiza. Nkiri muto ndabyibuka iryo jwi ryajyaga riza. Wari uri nko ku myaka ingahe? Ntabwo nibuka cyane, kuko ntabwo ubundi ngiye nzi imyaka yanjye. Ntabwo imyaka yanjye nyizi, kuko urumva mu mapfa yari mutoya, papa nawe apfa muri 90, inyuma ya jenoside, gato jenoside irangiye. Urumva rero ubu no mwirangamimerere, mwe bandika abantu mwirangamimerere, ntabwo nabaga mwirangamimerere. Yesu wanjye. Ntabwo rero navanga imyaka ndayibuka, kuko ubwo wenda ubu nayibuka, kuko wari mushiki wanjye, wundi tuvukana kuri papa. Nigeze njya gufata indangamuntu, ariko ndagaruka inyuma gatoya. Nigeze njya gufata indangamuntu ku murenge, baranshaka neza, barambura mwirangamimerere. Mwirangamimerere barambura, bamaze kumbura barambwira ati se nta bandi bantu muvukana?
nkabavuga nabavuga bo bakagaragara ariko gisingaragara. Nza kugira igihe rero njye indangamuntu nayibonye vuba cyane muri covid, mu gihe cya covid cyagiye barekuraga guma mu rugo irangiye, ubwo nabonye indangamuntu numva nari nkuze. Ariko ngarutse inyuma gatoya, iki gihe nicyo gihe cyo kuragira inka, numva ntabwo nibyo nakubwiraga, ntabwo nenze imyaka yanjye. None ijwi rikajya rinsanga rikambwira ngo humura nzaguha agakiza kandi uzaba umuntu ukomeye, uzaba umuntu wo kwizerwa mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Nkayobera, urumva ntabwo nari nzi ibyo ari byo. Noneho maze kumva ko koko Imana igenda impishurira byinshi mu majwi, mu bitekerezo mbibona, irangije nkajya ngira agahinda nkarira nkavuga ariko Mana, ubundi ko mama yapfuye nkaba ndiho njyenyine, nkaba ntawe kumfasha, nkaba ntawe mbona wangirira neza, na muka data tubana akaba anzengereza, nakora iki? Nageze igihe nifuza kuba napfa, kuko numvaga ndamutse mfuye aribwo nabona ijuru icyo gihe, kuko numvaga nkijijwe cyane ariko numvaga nkijijwe n'umwana muto, ariko numva nkijijwe kandi nkagira abantu bankunda, ari abakecuru, ari abasaza, mbese ingeri zose zarankundaga kuko narubahaga cyane, ariko imivugire yanjye ikaba mike cyane. Nubwo hari abantu bajya bambwira ati se noneho wamenye kuvuga ryari? Agahinda kajya gatuma utabasha kuvuga. Mba muri ubwo buzima cyane rero. Wambajije rero ku bijyanye n'uburyo Imana y'ubuhanuzi naba narayakiriye cyangwa naba narayihawe. Ubuhanuzi ntabwo ndageraho neza, ndaza kugera mu mwaka nashushe nk'ubuhabwa neza, ndabuhabwa. Ariko aho ngaho tutari twahagera, urumva nabayeho ndagira inka, byari ibintu bikomeye, byari ubuzima bukakaye bukomeye cyane, ariko Imana iranshigikira mbubamo. Nza kugira igihe mbese numva gusenga mbigize ibyanjye cyane, nkagenda mu byumba by'amasengesho, nkataha nagera mu rugo bakankubita, wiriwe hehe, byagenze bite? Ntandi kigenda ndabyibuka, nta n'inkweto nambaraga, nagendaga n'ibirenge n'agakabutura kagufi kageraga ahangaha n'igipira kirekire. Noneho nari mfite umupira wari waracitse gutya ku rutugu, aha haramanutse haraza hagwa hano. Ndabyibuka ni nko muri za 2005. Noneho naje kujya ahantu mu cyumba cy'amasengesho, nza kujya gusenga. Ngiye gusenga, kwa kundi tuba twicaye mu cyumba, nakundaga kwicara hasi nkicara nikubye, ariko nkumva nk'ijwi rirambwiye ngo, nk'abantu babaga bari aho ngaho, nk'uko wenda nawe waba wicaye aho ngaho, nkumva ijwi rirambwiye ngo bwira uriya muntu ngo Imana izamugirira neza. Ukumva ni ijwi ribikubwiye? Nkumva ni ijwi ribimbwiye. Noneho mu kujya kubivuga, urumva nari umwana kandi icyo gihe naritinyaga, nari akantu gato cyane, urumva ntabwo nashaka kugaragara mu bandi, niyo nashaka kwicara. Mbere yo kubivuga wumvaga ikintu cy'ikiriro gisa n'ikigutwika, cyangwa gisa nk'ikibatsi kinkubise mu mutima? Ntubu kibivuze se cyangwa ukabivuga? Narabivuga, ariko ngo nabivuga bivuye kure, kuko nibazaga se ibintu ndabivuga. Ndabyumva. Noneho icyo gihe kiza kuvaho nacyo, urumva nyine nubwo natangiye ubuhanuzi, nkomeza gusenga gutyo, ariko nkasenga mbabaye. No rimwe nza kubaho nabi, ndabyibuka muka dategeze kunkubita, arankubita cyane, akaboko karagenda karabyimba kangana gake. Noneho ndabyibuka icyo gihe yarankubitaga, uko yankubita noneho nkirukanka nkagenda nkajya inyuma y'urugo. Noneho mu kurira kwanjye narariraga, buriya hari ukuntu umuntu arira agasa n'uwiyongeza, nka kwa kundi ufata
agisirateri ya moto cyangwa ukandagiye kuri agisirateri y'imodoka ugeze nk'ahantu hazamuka narariraga rero noneho nkiyongeza kurira kugira ngo numve ko nduhuka noneho natekereza ko nta mama mfite natekereza ko ndamutse mfuye kubera no kwizera nari mfite numva ndamutse mfuye byibuze nshobora kuzagera mu ijuru nkabona mama. Nicyo kintu nifuzaga, numvaga mbese ndamutse mfuye nkabona mama byaba byiza. Reka twihute rero, ubuhamya bwo ni burebure. Yego. Ubwo naje kugera aho ngaho ndakomeza ndasenga, nza kuva mu rugo kwa mukadata kuko yamereye nabi, ndagenda nyonga igare. Icyo gihe nari umwana mutoya ntabasha kwicara hejuru kuntuza ku ntebe, nicara kuri bya bindi bita umutambiko, bita umutambiko, abandi babyita ikadiri. Niho nicaraga. Urumva nta mbaraga mfite zo kunyonga igare ndarinyonga. Nararaga mu gikoni nyonga iryo gare. Nararaga mu gikoni cy'umuntu yarampaye igikoni tujya uraramo. Nanyongaga igare rishya, noneho urumva nta base nagiraga, nta mwenda wo guhindura nagiraga, igare ndinyonga gutyo. Ariko iryo gare n'umuntu wari waringuriye arambwira ati ngaho uzajya uriverisa. Ubwo twageze muri 2007. Yego. Igare ndarinyonga narishyikira, riramvuna rikagira rite. Najya njya kuryama muri cya gikoni nabagamo, cyari gifite urugi nta kintu nakingishaga nk'ingufuri cyangwa se serire, ahubwo nakingishaga igare. Najyaga kuryama rya gare nkarifata nkarikingisha urugi, narangize nkafata umugozi nkahambira ku ntuza ku nkingi y'igare. Inkingi y'igare abantu babyumve basobanukirwe, babyita reyo y'igare. Nkahambira kuri reyo, nangize nkahambira ku kaguru. Nari mfite ishuka imwe niyorosaga. Nararaga ku musambi. Umusambi abantu benshi barawuzi. Noneho nkaryama, ubwo ariko kuruzirika kuri ya reyo y'igare, nkazirika no kuguru. Nagira ngo uri buze kuryiba nakurura igare, nanjye nkurure akaguru gakurure mpite nkanguka. Mbaho gutyo mu buzima bukomeye cyane. Ariko Imana najya gusenga ikambwira ngo nzakugirira neza, humura. Ijwi rikambwira ati humura, nzakugira neza, ibyo ukora byose mba ndi kumwe nawe. Igare ndarinyonga, mbaho ngaho gutyo. Icyo gihe nabaga Rwamagana, hariya mu mujyi wa Rwamagana niho mvuka, ariko mvuka mu byaro byaho. Mba muri ubwo buzima rero, ndakomeza ndwana n'ubuzima. Ni byinshi, ubuhamya ni byinshi, tuzakomeza uko abantu bazabunsaba, tuzagenda tubukomeza. Naje kugira igihe rero nibyo nagira ngo nkubwire byeruye, ubwo Imana yansanga bikambwira ati nguhaye ubuhanuzi, ndagira ngo ujye umvugira. Ni 2016 na 2015 nibwo Imana yigeze insanga. Urumva iki gihe ntabwo nabaga hahandi nari mvuze nabaga. Imana iransanga, imaze kunsanga nari ngiye kuryama ari nijoro, maze ndimo nsenga, ntangiye gusenga, namaze kumanura supanete nyine ngiye kuryama ndimo nsenga, nibwo nagiye kubona umuntu w'umugabo umeze nk'umuzungu, ubwoya bwinshi ku maboko, mbese ikiganza kinini. Mbona araje ampereje ikiganza gutya, ndamusuhuza. Aramfata gutya nyine nk'uko wansuhuza gutya, arankomeza cyane. Arambwira ngo nguhaye kumvugira, ngo ngiye hari ibyo ngiye kujya nkutuma ukamvugira. Ndavuga ni nta kibazo. Arangije arambwira ngo mu gitondo uzinduke, ngo ujye hano nigeze kujya mu cyumba cy'amasengesho. Arambwira ngo uzinduke ugende ujyeyo urebe umumama uhari nyiri icyumba cy'amasengesho, ngo mubwire ko ni ubuhamya bufite gihamya. Ndakumva. Umumama n'ubwo aracyahari, arahari. Nyuma yaje kumbwira ko yimutse ariko atuye za Nyamirambo muri Kigali. Yego. Nuko noneho arambwira ati genda ubwire umumama ko hari umuntu uri buze kumuroga w'umukecuru, ati kandi areba umurogere mu gikombe cye, ataraza musaba amazi, amuha igikombe cy'amazi, ati narangiza amushyiramo umurozo, mubwira ati ngaho nawe makuru ayasigaye. Nuko umumama ndagenda ndabimubwira, arambwira ati nanjye nabimenye. Ubwo barampanurira, arambwira ati rero
ati Imana imbwiye ko nta handi hantu ugomba kuzajya usengera mu cyumba cy'amasengesho uretse hano, tuzajya uza wicare muri iriya nguni, hari inguni yahabaga hepfo, iyo nguni niyo nagendaga nkicaramo. Ubwo urumva nabaye umurinzi w'icyumba rero guhera ubwo ngubwo. Nkorera umurimo w'Imana aho ngaho 2016 2017. Noneho Imana iza kumpa iki, iza kumpa akazi. Yego. Imana yaje kumpa akazi, impaye akazi, irambwira ngo mwana wanjye ngo ngiye kuguha akazi. Urumva iki gihe ntabwo nari ngitwara igare. Yego. Nari natangiye gutwara moto, ariko moto nkayitwara nta n'indangamuntu ngira. Nta n'indangamuntu nagiraga rwose. Moto ndayitwara, noneho Imana iza kumbwira ngo nguhaye akazi. Ndavuga nti ndayishimiye kuba impaye akazi. Ati kandi nguhaye akazi kihuse kandi kumugisha. Yego. Uza akazi Imana yampaye icyo gihe. Imana yampaye akazi ko gutwara umuntu, kandi umuntu namutwaraga ufite urumogi. Habizi. Sinari nzi urumogi uko rusa, sinari nzi ngo runuka rute, sinari nzi ngo rumera rute. Reka da, umuntu ampa akazi ko gutwara urumogi. Urumva navuye gusenga mu cyumba cy'amasengesho, numva nkaha ngera nka ruguru gatoya, telefone ihita impamagara. Imana imaze kumbwira ngo nguhaye akazi mwana wanjye. Kandi ako kazi nako mugisha. Imana impa ako kazi, ndagenda ntwara moto. Umuntu arambwira ati ngwino ujye ntwara, ati tujyana aha n'aha. Nambwiye nta kibazo. Turagenda tuvayo aho hantu, mujyana i Bugesera, mugejeje Bugesera arangije, ariko yagiye akikiye umufuka kumenye ngo ibirimo. Navayo kuko ibyo ntabwo byandebaga. Naje mujyana i Bugesera, mugejeje Bugesera tutanavuganye, ahita abari 100 arabimpa. Arambwira ati ejo nzongera ngo uhamagare. Urumva mbese nakoraraga 100 ku munsi. Si akazi se Imana yari yampaye, kandi kari akazi keza. Kari keza ko bw'amafaranga, ariko kubwo maze kumenya ibyo nakora, ibyo natwaraga ibyo ari byo, nibwo naje kumenya ko ari bibi. Akazi ndagakora, nkorana n'uwo muntu igihe kinini rwose, nza kugira ntuze, noneho nza gutunga amafaranga. Mbese amafaranga ndayatunga, ngeze aho nibagirwa hehe gusubira hahandi Imana yampereye akazi. Nza kutahasubira. Imana intumaho umuhanuzi arambwira ngo Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ahantu wasengeraga ngo kutakihasengera utakijyayo, ngo isigaye izika kubura, ngo ni iki cyaguhugije. Numva ubwoba buranyishe, kuko buriya naho ntabwo mu cyaha cyangwa n'ikindi cyose ntabwo mu kintunguye, ariko ntinya Imana cyane, ngira ubwoba cyane. Icyo gihe nagize ubwoba, ngira ubwoba, numva muri njye ubwoba buranyishe. Maze kugira ubwoba nibwo nagize nibwo nasubiye gusenga. Ni icyumba cyabaga buri wa gatatu. Njya gusenga, ngezeyo mbese Imana iranezerwa cyane, irambwira ngo wari warabuze ngo ariko uragarutse, ngo irongeye impaye umugisha. Ndavuga nti Imana ushimwe. Ubwo mpita numva ko mbese Imana ingaruriye icyizere, yongeye imbabariye, kuko nagenda apfukama nsaba imbabazi. Imana narakubabaje, naho wansize ntabwo wagarutse ngo hansange, mbese nyisaba imbabazi mu buryo bwose. Imana irangije irambabarira. Nuko imaze kumbabarira rero nkomeza gusenga, ariko nza kugera igihe amafaranga buriya ni mabi nubwo abantu tuyakunda. Nza kugera igihe ndongera ngira ndibagirwa. Imana irambwira ngo noneho ngo ngiye kuza kukwishakira. Imbwira gutyo mu ijwi, nta wundi muntu itumye. Irambwira ngo ngiye kuza kukwishakira. Nibwo rero kunshaka nabwo ngira ubwoba, nza kugera igihe ndongera ngenda ndasenga. Ubwa gatatu rero nanone nsa n'uwaguye, mbese nigiriye mu byo nshaka. Imana irambwira ati oya, ntabwo nshobora kukureka ngo ugwe. Iza kunshaka nk'uko yari yabimbwiye, ije kunshaka. Icyo gihe baradufata, bamaze kudufata ntwaye uwo muntu akikiye n'uwo mufuka w'urumogi. Ubwo birangije baradufata, baradufunga.
nafashwe n'umuyobozi mukuru w'ingabo muri ako karere, afatwa n'umuyobozi w'akarere wa polisi n'abandi. Baradufata baradufunga. Bamaze kudufunga ngerageza kwiregura, ngaragaza ko ibintu narebyaga ntwara ntari mbizi, mbese ndisobanura ariko biranga. Urukiko rurankatira. Runkatira imyaka 4. Imyaka 4. Ndagenda ndarira ndasenga nsaba Imana imbabazi, aho ndi muri kasho nsaba Imana imbabazi. Imana irambwira ngo banza ugera aho nshaka kugera, ngo ari naho ngira ngo ugende uvuge ubutumwa. Uri Mageragere wari ufungiye? Nari mfungiye Rwamagana kuri gereza. Nari mfungiye na sitasiyo, nari mfungiye ari sitasiyo ya Ngoma. Sitasiyo ya Ngoma? Mu karere ka Ngoma. Noneho urukiko ruza kunkatira, runyohereza muri gereza nkuru ya Rwamagana. Bankatira imyaka 4 rero. Imyaka 4 bamazije kuyinkatira, ndagenda ngerayo muri gereza nkuru, ariko Imana ibana nanjye. Nagezeyo mpita mpurirana n'umuntu unzaniye matera nini nziza. Mpageze abayobozi barambwira bati twakwakiye umwanya mwiza. Ndagenda mbaho neza, nzana Imana impana telefone yo kujya nsengera abantu muri gereza. Ndi muri gereza nkasenga, ari umubyeyi urwaje umwana nkasenga. Imana ikambwira ati komeza ukorere umurimo aho ngaho, ninjye gushyize aho ngaho, ninshaka nzagira nzakurekura. Urumva naryamaga neza, narinze mvayo ntari ibigori, buri bimwe abantu barya ibigori. Imana yarantunze. Imyaka 4? Ntabwo imyaka 4 ceceka, ntabwo ndagera. Imyaka 4 ntabwo yashize. Narasenze umunsi wa mbere, nkigerayo wa kabiri ndasenga, abantu bakampamagara kuri telefone nkabasengera, abafite ubukwe, abafite iki, bose nkabasengera. Ufite telefone uri muri gereza? Ndi muri gereza mfite telefone. Imana iragacira akomeye. Ndangije nza kugira Imana irambwira ngo jurira ushake umwavoka uburane kandi uzataha. Ndajurira, maze kujura nshaka umwavoka, ndaburana. Maze kuburana nari gusomerwa ari kuwa 4 ko ngomba gufungwa cyangwa ngomba gufungurwa. Byari kuwa 4 ndavyibuka. Nibwo nagombaga urukiko rukandikora cyangwa rukamfunga. Noneho ariko wa 3 mu masaha y'isa 4, urumva nyine nagenda burana. Maze kuburana urukiko rurambwira ati uzasomerwa ku itariki 12 ukwezi ntabwo mwibuka neza kuko urumva hashize igihe kinini. Imana irangije irambwira ngo byari kuwa 3 nzasomerwa ari kuwa 4. Irambwira ngo ngaho byuka ngo ugende ujyaho abanyururu biyogoshesha. Ndagenda njyaho abanyururu biyogosheshaga. Ndagenda maze kugerayo, Imana irambwira ngo hari inyoni igiye kuza ngo ihagarare imbere yawe, ngo niza ukabona irabyinnye ikanya, ikazamura umurizo ikanya. Ati umenye ko iki ari ikimenyetso cyo kugira gute, cyo gutaha. Ati ugende witegure kugira gute, gutaha. Banishimwe cyane. Naragiye, inyoni ndayiboneranya, imaze kunya, ubwo mpita nzamuka. Ndagenda mbwira abantu twari twegeranye nti yewe nimurabeho ndatashye. Ndabasezera. Watayaya atarikosha, atarika intore zo kwa Kagame murasetsa. Atubona yo waneye ntaruma ngo ratashye. Ataka kanya. Atari kuzi ko musara. Icyo gihe umaze mu gihe kingana iki? Nari mazemo nk'ibyumweru 3. Yego. 3. Nari mazemo nk'ibyumweru 3. Ndangije ndabwira ndatashye, ndazinga. Abanagombaga gufasha nkabasigira imyenda, abanagomba gusigira icyo kwiyorosa ndabasigira. Imana yanjye irambwira ngo buretse ntago ejo gitashye, reka mbanze ntumeho umuntu akuzanira ikote, uzasohoke wambaye ikote. Basiga nasohotse nambaye neza, nasohotse nambaye kositime. Nsohotse nsanga umuntu antegereje n'imodoka, agombaga kuza kumfata akantu mwariwe nkagenda nkaruhukiriwe. Araza aramfata n'imodoka, ndataha. Maze gutaha ndaza ndi mu nzira nza, Imana yanjye irambwira ngo hari ishuri nkukuyemo, ngo ariko hari n'irindi ngize nte nkujyanyemo. Imana
ishimwe cyane. amen. Shimye Imana kubera ko ibintu byose bijya kutubaho ibanze katubwira. Ndabyibuka nageze 15 narinje mu mujyi wa Kigali, si ngombwa kuvuga aho narinje. Naho narinje ni muri Kigali nyine. Ndangije ndahagera, mpageze ahantu ndahaba, maze kuhaba narahageze. Rya shuri ntabwo ryatinze kuza. Barambwira bati uzajya urana na bashiki bawe aho naringeze. Ubwo bashiki banjye bambwiraga harimo uwari ubyaye, kandi urumva ntabwo bari bashiki banjye, harimo uwabyaye, harimo n'utarabyara. Biswe ko ari bashiki bawe ariko si bashiki bawe. Ako si bashiki banjye. Ndagenda ndarana nabo igihe cy'amezi ngira ngo 3, amezi 3 narengaho gakeya. Ndarana nabo ku buriri bumwe. Imana kuko ari zikora ishuri yanshyizemo, ishuri ndibamo. Mbana nabo, ndarana nabo igihe kinini. Ndangije Imana irambwira ngo ishuri ryawe urimo rirarangiye ariko ngiye kuguha irindi. Imana irangije irindi shuri rya moto, cyo gutwara moto. Ndatwara moto mu mujyi wa Kigali, nta ndangamuntu ngira, nta perime ngira, na moto ngiye gutwara nta karite jaune igira, nta silence igira, nta n'iki, habe na autorisation. Wari ubizi ko iyo moto idafite ibyo byangombwa? None se umuntu aguhaye moto akaguha moto ntabwo n'ibyangombwa, ariko arambwa atakira moto jyana ati kuyibona uko nta cyangombwa ifite. Kuki se wayakiriye kandi uzi ko bishobora kukugiraho ingaruka? We narayakiriye kubera ko byari umugambi w'Imana. Imana yambwiye ko ugiye kuma ishuri, kandi ikintu cyose Imana impaye imbwiye ati kora ikintu ngomba kugikora kuko biri mu bushake bwayo. Moto ndayitwara, nyitwara igihe rwose, igihe ndumva cy'umwaka urenga hafi 2. Moto ndayitwara, nyitwara igihe, maze kuyitwara igihe ariko urumva nta muntu wigeze amfata, nta polisi yamfashe icyo gihe. Habaga haba biti Inkeragutabara. Ndabyuka bigeze kumfatira kuri gare ya Kimironko, baramfata, bamfashe barangatiza ibyangombwa. Ahubwo ni si ibyo n'ibyangombwa bya moto nanjye ntabyo mfite, habe n'indangamuntu. Barandeba baraseka, moto bayishyira mu zindi. Ndangije ahantu hari igiti gutya imbere ya gare ya Nyabugogo ya Kimironko, ndagenda mpagara kuri cya giti gutya nkegamaho. Igiti maze kucyegamaho, nsenga Imana, ndabwira Imana ko moto wampaye bayijyanye ndabona yamaze kugenda byarangiye, izava yite? Ese njyewe biragenda biti? Nzabaho ne? Ko ariyo nabonaga hayo kurya nzabigenza ne? Imana iraceceka iranyihorera. Ndabyuka byari nk'igihe cya 3 za mu gitondo nibwo bamfashe. Ndangije ndahirirwa, moto iri mu zindi paritse. Birangije Imana agiye kunsubiza, aransubiza ngo humura, ngo niki kiguteye ubwoba ko ari jye waguhaye moto, ngo abana b'abantu bandusha ubwenge, ngo se bandusha imbaraga. Ya moto yari saa 8 ngiye kubona barambwira ngo we ngo fate moto ugende. Ndagenda mfata moto yanjye ndayatsa ndagenda kubera Imana. Imana ishimwe cyane. Imana yanjye ni nziza, ndayikunda, niyo mpamvu ngomba gukora ibyo ishatse, kandi hezantuma hose. Ibyo izantegeka kuvuga nzabivuga, abizantegeka kubwira nzababwira, baba bakomeye baba badakomeye, bose ngomba kubabwira ibyo Imana yantumye. Moto rero byabaye ngombwa ko nyifata ndagenda nkomeza akazi. Yego ntabwo byari byoroshye urabyumva, ariko Imana irakomeza irandengera, ibana nanjye. Nza kugera igihe hazamo covid iraza, mbaho nabi birangora, ariko abantu twasenganaga muri icyo gihe bakajya bamfasha, bakanyereza ibyo kurya, bakamfasha. Mbese abantu benshi baramfashije cyane, ndabashimira. Imana ishimwe ko bamfashije, kandi nabo ndabashimira. Imana ijye ibaha umugisha abantu bambaye hafi cyane mu rugendo rwanjye, haba mu bwana, abakecuru bagiye bamfasha, abandeze, nagenderwa ahantu hatandukanye, aho ngeze bakankunda, bakandera, ndabashimira cyane. Imana ibaha umugisha, ari abakiriho n'abatakiriho, abo bose Imana igira ite ibampera umugisha,
kugeza no kuri uyu munsi abakimfasha ndabashimira Imana ijya ibamera umugisha. Imana ijya umugisha cyane kuko barandeze. Ndongera gushimira no mama wandeze mu buryo bw'umwuka, yarandeze akambwira ati impano bavuga gutya ntago iby'Imana ikubwiye byose ariko bivuga, hari ibyo ugomba kuvuga kuko ushobora kubivuga byose bikakugiraho ikibazo. Yego. Ndamushimira nawe yandeze mu buryo bw'umwuka. Ubuhamya bwe ni burebure, ubuhamya ni burebure ariko tuzabukomeza. Imana ibahe umugisha rero. Imana ibahe umugisha, tuzakomeza n'ubundi buhamya burahari ni bwinshi ariko tuzakomeza nta kibazo. Imana ibahe umugisha. Yego, urakoze cyane. Ndumva warahuye n'ibibazo byinshi ariko nanone dushimiye Imana ko yashoboye kubana nawe, haba mu ifungwa ryawe, haba mu byumweru 3 wamazeyo. Igihe cyose birumvikana ko Imana itagutereranye. Ubutaha rero uzatubwira noneho kugeza aho ugeze ubu ngubu, n'icyo kwirata ni igiki, icyo gushima ni igiki, kugira ngo n'umuntu uwo ari we wese waba uri mu bibazo cyangwa ingorane ariko yaravuzweho n'Imana amenye imyitwarire agomba kugira. Ariko nagize amatsiko maze kumva ubuhamya umpaye, wabonye umwanya wo kwiga? Oya, ntabwo nigeze niga. Mu bantu bize ntabwo nize rwose. Gusoma no kwandika n'ubu n'Imana yambwiye ati nkwihereye gusoma no kwandika kuko nta mwarimu wanyigishije. Ntabwo nigeze mfata ikaye n'ikaramu ngo njye ku ishuri nige cyangwa se urubaho. Oya, n'Imana yambwiye ati nkwaye gusoma no kwandika. Bibiliya ndasoma, menya kwandika abantu kuri telefone, nkandikaho amazina yabo, nkabasha kwandika mbese byose. Icyo ntazi ni indimi cyangwa se iki, ariko kwandika no gusoma byo ndabizi. Urakoze cyane. Imana y'amahoro ishimwe ko uyu munsi yakugize uwo uriwe. Ntabwo kugira ngo Imana ikugire uwo uriwe ari uko ugomba kuba warize amashuri menshi, ahubwo Imana yo ibishaka kugira ngo igeze umuntu ku mugambi wayo. Reka ngusabe kugira ngo noneho twongere kandi dusubike, nanjye uvuga ngo dusoze turasubitse, dusubike n'isengesho. Mana nziza, turagushimye turaguhimbaje kuko abana natwe tukiri batoya waratureze mwami, bana natwe uradushyigikira kugeza kuri uyu munota. Turacyariho, turacyavuga neza yawe, turacyavuga gukora no gukomera kwawe. Komeza kubana natwe rero mwami, kandi ubuzima twanyuzemo hari abakiburimo. Mu izina rya Yesu Kristo ndagira ngo twese utureberere, abarushye n'abaremera batabare. Ngaho turasenze turizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.